Nyuma y'uko rero mu ijoro ryo ku wa 26 z'ukwa mbere 2025 mu mujyi wa Goma muri Congo habereye navuga icyo nakita urugamba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC arizo ngabo z'igihugu cya Congo. Haje rero muri iryo joro kumvikana ibiturika bikabije ubwo byaje guturikira kuri gereza ya Goma. Iyi gereza rero akaba ari gereza yari ifungiwemo imfungwa nyinshi zirimo abagabo ndetse n'abagore. Haje rero gufatwa n'inkongi, ariko iyi nkongi abantu benshi bakavuga ko ishobora kuba yaratewe n'ibisasu bayirasheho, ndetse bakanavuga ko ngo bishobora kuba byarashwe n'ingabo za leta. Ibi rero byaje gutuma haba icyo nakita ngo ni isanganya, abagororwa barimo bose bagerageza gucika, baracika nk'uko amavidewo agenda abigaragaza cyangwa se amashusho. Nyuma yo gucika rero M23 yakomeje nyine kurwana kugira ngo ibohoze uyu mujyi wa Goma. Mu kubohoza rero kuko bamwe barwanaga bacika ndetse n'inkongi y'umuriro, hapfuye benshi by'umwihariko ku gice cy'abagore. Hapfuye abagore benshi batagira umubare, benshi bahiriyemo imirambo irashya. Ubu rero imiryango mpuzamahanga nibyo ikomeje kuzenguruka mu mujyi wa Goma kugira ngo itoragure imibiri y'abantu batandukanye bagiye bagwa mu bice bitandukanye. Ni ukuvuga kugira ngo basukure umujyi nyine bakuremo imibiri igiye inyanyagiye hirya no hino. Ubu rero aho bageze ni muri iyi gereza, aho nyine abantu bapfuye abandi bagashya, abandi akaba ari inkomere ndetse hari n'izikiri mu bitaro. Hari nk'abakomeretse bakiri mu bitaro nyine bagiye kwivuza ariko bafashwe n'inkongi y'umuriro. Imiryango yari ifite ababo mu iyi gereza ikomeje nayo kugira agahinda ndengakamere, agahinda gakabije kavuga ko babuze abantu babo. Bakavuga ati ese abantu bacu twarababuze, ati kandi ubu ngubu dukomeje kubashaka. Uburyo bari kubashakamo rero nta kindi ni ugufatanya na Croix Rouge bakajyana aho nyine bakeka abo bari bakagenda bareba, ariko nta kintu ushobora kubona cyane ko abenshi bamaze kwangirika, imibiri yamaze kwangirika. Nta kintu nyine cyitwa isura wamenya ngo ni uwawe, usibye wenda ko wenda wari uzi nk'utwenda mwe mwaramuhaye cyangwa mwamugemuriye. Aha rero imiryango imwe n'imwe nayo yafashe umwanzuro wo kujya ahari gereza kugira ngo icemo irebe niba wenda hari utwenda twasigaye, kugira ngo barebe ko hari ababo babona. Ni ibintu navuga ko biteye ubwoba kuko uribaza nawe, gereza irimo abantu barenze ibihumbi bingahe, bakaba hari abahiye bagakongoka bakaba umuyonga. Harimo abana benshi b'abakobwa bavuga ati ababyeyi bacu bafunzwe mu gihe gitoya, bari aha ngaha none twarababuze, ntituzi niba bakiriho, ntituzi se wenda niba baracitse. Twibuke ko ibi ngibi kandi M23 yo yavuze ko aba bantu bacitse nabo itazaborohera, ko harimo amabandi akabije yasohotse agacika, nayo agomba kongera agashakwa, agashakishwa bakamenya aho aherereye, kuko M23 yavuze ko bakoze ibyaha kandi bamwe bagomba kubihanira. Iyi gereza rero yabaga yiganjemo cyane cyane abantu bakoze ibyaha bijyanye n'ubujura, ubwambuzi, ndetse ariko kandi harimo n'abantu bakoraga ibintu by'urugomo, cyane cyane by'ubwicanyi, kwica abantu mu mujyi wa Goma, kwambura abantu mu gihe batashye, abacuruzi ndetse n'abandi baturage basanzwe. Ibi rero ibinyamakuru mpuzamahanga nabyo bikomeza kugenda bikora inkuru zitandukanye, nyine bishaka kugaragaza ko habaye ubwicanyi budasanzwe, ariko kandi nibyo kugeza ubu nubwo havugwa ko hapfuye abantu basaga ibihumbi bitatu mu mujyi wa Goma. Imiryango mpuzamahanga ikomeza kuvuga ko abantu bashobora kuba banarenga, ariko ikindi gitangaje ni uko leta ya Kongo ibishinja M23 ko ngo yishe aba bantu, kandi nabo bizwi neza ko mu byo bakoraga harimo kwica, ndetse bakica buri gihe baganahohotera abaturage. Mwajya mubona amavideo y'ingabo za Kongo basinze bari mu tubari, bari gukubita abaturage, babakubita bababwira ati muzane amafaranga, muzane ibi n'ibi. Ibi byose rero amahanga akomeza kubyibazaho. Ni mu gihe kandi habaye inama ejo bundi yahuje ibihugu bya EAC ndetse na SADC, bareba nyine ku kibazo cy'umutekano wa Goma, uburyo ki Kongo yakongera ikabona amahoro arambye. Usibye ko ubona ko bikigoye cyane ko Perezida Tshisekedi wa Kongo we avuga ko adakozwa kuzigera na rimwe aganira na M23. Ariko kandi abahanga mu bya politiki bakavuga ko igisigaye muri Kongo cyakemura ibi bibazo ari inzira y'ibiganiro. Ese umuntu akibaza ngo ibi bizarangira bite? Ese abakoze ibyaha bazamenyekana wenda babihanirwe? Ese perezida wa Kongo azemera ko igihugu cye gihari igice kimwe kigende burundu kiyoborwe na M23, cyangwa se nawe nyine azemera inzira y'ibiganiro? Ariko inzira y'ibiganiro nayo iteye inkeke, kuko uribaza koko M23 muri 2012 bagerageza inzira y'ibiganiro, ariko ibyo birangijwe ntibyashyirwa mu ngiro.
ari nazo mpungenge M23 ihorana ivuga ko inzira z'ibiganiro ubu ngubu bo ntacyo zabafasha. Abantu rero bakaba bakomeza kwitega ibiba, bibaza ngo bizagenda bite, bizarangira bite? Ese Kongo yakemera inzira y'ibiganiro, izemera nyine ihare koko ntiyongere kuyobora ibi bice bya Goma? Ikindi ni uko urugamba rwo rurarimbanije ubu ngubu, noneho Bukavu bakubwira ko n'ubundi ibisasu biri kuvuga mu bice bimwe na bimwe, kuko ingabo za M23 zamaje nazo kuhagera, ariko mwibutse ko Uburundi nabwo bwafashije leta ya Kongo bukadeployingayo abasirikare basaga ibihumbi 10. Urugamba rero naho ubona ko ariho rwimukiye, mu gihe mu Igoma ho ari umutekano, nubwo wenda hakiri ibi bikorwa byo gukusanya imirambo ikiri ku gasozi kugira ngo ishyingurwe, no gukomeza gusabira Kongo ndetse kandi no gusabira abanyekongo kuko ntabwo byoroshye.